nitwa Padiri Olivier Kayitare, ndi umupadiri w'umuyezuwiti. Umuryango w'abayezuwiti rero nawinjiyemo mu mwaka w'ibihumbi 2004. Ni ukuvuga ko mazemo imyaka 22 muri uyu muryango w'abayezuwiti. Mbere y'uko ninjira mu bayezuwiti nagiye nyura ahantu hanyuranye. Navukiye hano i Kigali, i Remera hafi ya Centre Christus, aho bita ku Gisimenti hafi yo kwa Rando. Ubwo rero niho nakuriye. Amashuri abanza nayo nyiga hano aho bita kura Paperi. Ayisumbuye nyiga mu iseminari ntoya y'Indera, ariko natangiriye ku Rwesero, mu iseminari yo ku Rwesero mu mwaka wa mbere. Noneho nza kwimukira Indera mu 1998. Narangije rero kwiga iseminari ntoya Ndera mu mwaka w'ibihumbi 2003. Mbere yo kujya mu novisiya, kuko novisiya nayitangiye mu 2004, nabanje kwigisha. Narigishije, bampaye stage mu bayezuwiti. Nagiye kwigisha kuri IFAC Kimihurura, akaba ari ishuri ryisumbuye ry'abasaleziyani. Niho nigishije rero umwaka umwe, mbona gutangira novisiya mu mwaka w'ibihumbi 2004. Uyu munsi mfite ubutumwa bwo gukora muri ekonoma ya province nka ekonome. Nzatangira mu kwezi gutaha ku itariki ya mbere z'ukwa munani, ariko n'ubu turi nko muri remise reprise n'igihe cya transition. Donc nzaba nkora muri ekonoma ya province ya Rwanda Burundi. Nk'uko natangiye mbibabwira, navukiye hano ku Gisimenti i Remera hafi yo kwa Rando. Ubwo rero kiliziya yari inyegereye, aho numviraga misa ni hano kuri Centre Christus. Nazaga mu misa hano ku cyumweru kuva nkiri akana gatoye. Baranzanaga rwose muri kiliziya ya Centre Christus. Hari ahantu abana babicazaga inyuma ya padiri kubera ko imyanya yabaga yuzuye, tukicara hasi ku musambi. Ubwo rero natangiye kuza nkiri no muri gardienne, yewe na mbere yaho. Noneho nakuze rero nibona ndi muri Centre Christus. Niho numviraga misa ari mu mibyizi, ari ku cyumweru. Ndetse aho ngereye muri primaire nko mu mwaka wa 3 natangiye no guhereza. Nari umuhereza hano muri Centre Christus, nkajya nza mu misa buri munsi ngahereza. Iyo niyo contact ya mbere nagiranye n'abayezuwiti. Abapadiri twamenyanye bwa mbere ni abasomaga misa, n'ababaga muri Christus muri iyo myaka ya za 1994, 1995, jenoside yakorewe abatutsi ikirangira. Abo nibuka cyane harimo nka Padiri Octave ugira shebuja, Padiri Augustin Karekezi, na Padiri Tito Mutemangando, Padiri Theoneste Nyiramihigo, Martin Mudenderi, na Padiri Gasenge Jean Berkimas. Icyo gihe hari na Padiri Buyo, André Buyo, na Musenyeri Alexis Habiyambere, yari ataraba umwepiskopi, yari akiri padiri nawe yabaga hano. Abo rero nibo nibuka cyane bo muri icyo gihe, muri iyo myaka, kuko narabaherezaga. Rimwe na rimwe bakanantumira kuri table tukajya gusangira saa sita. Niyo contact ya mbere nagiranye n'abayezuwiti. Navuga ko rwose nabakuriyemo, nakuriye muri Centre Christus, nuko namenyanye nabo. Ikintu cyanshishikaje cyane kikatuma ninjira mu muryango w'abayezuwiti, d'abord navuga ko ni témoignage nahabwaga n'abo bapadiri abo namaze kuvuga. Iyo narebaga ukuntu bitwara, ukuntu basoma misa, icyo gihe urumva muri 1994, 1995
hari hakiri n'ibibazo byinshi, nibwo jenoside yari ikirangira. Abapadiri nabonaga ukuntu bafashaga abantu bazaga babagana muri iyo myaka, ukuntu babagiriraga impuhwe, noneho nakumva na témoignage abandi babatangaho, ukuntu rwose batega amatwi abantu bakabagira inama, bakabafasha mu buryo materiel no mu bundi bushoboka. Nanjye numvise nifuza koko kumera nkabo. Navuga ko icyatumye ninjira mu muryango w'abayezuwiti niyo témoignage nahawe n'abo bakuru bacu, abo bapadiri nari maze kuvuga. Urugendo rwanjye rero rwo kwiyegurira Imana rwabaye rurerure, kubera ko formation yacu mu muryango w'abayezuwiti ni formation ndende. Natangira mbabwira mu magambo make. Donc ninjiye mu novisiya mu mwaka w'ibihumbi 2004 hari Icyangugu. Novisiya rero ni imyaka 2, nariyo kuva yo mu 2004 kugera 2006. Guhera mu mwaka wa 2006 noherejwe kujya kwiga filozofi muri Zimbabwe i Harare, muri Arupe College niko yitwaga icyo gihe. Namaze imyaka 4 kuva 2006 kugera mu mwaka wa 2010. Mu mwaka wa 2010 nari ndangije filozofi, noherejwe kujya gukorera regence cyangwa se stage i Dar es Salaam muri Tanzania. Nari umwarimu mu ishuri ryacu ry'abayezuwiti ryitwa Loyola High School. Nigishije rero imyaka 2 kuva mu mwaka wa 2010 kugera 2012. Nkirangiza noherejwe kwiga teoloji i Nairobi. Nagiye mu mwaka wa 2012, nigaye imyaka 3, ndangiza mu mwaka wa 2015. Naherewe rero ubudiyakoni i Nairobi, ngiye kurangiza teoloji. Nabuhawe ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2015. Nahawe ubupadiri hashize amezi 6 ku itariki 8 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2015. Ubupadiri nabuherewe i Kigali kuri paruwasi ya Regina Pacis, akaba nayo paruwasi yanjye kavukire. Icyo gihe rero maze guhabwa ubupadiri, noherejwe gukorera Ikibagabaga ku ishuri rya Saint Ignace, Saint Ignatius High School. Nakoze umwaka wa mbere nka préfet des études. Hari 2015 kugera umwaka wa 2016. Mu mwaka wa 2016 bansabye kuyobora ishuri rya Saint Ignace rya secondaire. Nariyoboye kuva 2016 kugera muri 2019. Muri 2019 rero noherejwe kwiga muri Amerika, muri leta ya California mu mujyi wa San Francisco. Nagiye gukorera maîtrise muri education muri University of San Francisco. Nayikoze imyaka 2 kuva mu mwaka wa 2019 kugera 2021. Nkirangiza rero nahise nkomerezaho na doctorat. Nakoze doctorat muri education kuva mu mwaka wa 2021 kugera mu mwaka wa 2025. Nkirangiza rero kwiga iyo doctorat aho muri Amerika, banyohereje kwiga gukora troisième. Ubwo ni umwaka wa nyuma umuntu akora, ni nka troisième année de noviciat iyo arimo ararangiza formation. Uwo mwaka rero nawukoreye i Brazzaville muri Congo. Nagiyeyo mu kwezi kwa 6 mu mpera zako 2025. Narangije iyo troisième mu kwezi kwa 2 k'uyu mwaka turimo 2026. Kuva rero mu kwezi kwa 2 ndangije troisième, ubu ngubu nkorera muri ekonoma ya province, aho nkorana na Padiri Benjamin wari ekonome wacu, ariko akaba agiye kurangiza manda ye.
ndebye igihe natangiye formation kugeza uyu munsi, navuga ko hari ibintu byinshi byagiye binkora ku mutima. Nagiye mvuga ahantu nagiye mba mu bihugu binyuranye, ahantu hose nagiye mba rero hari ikintu hagiye hansigira. Ndi bugende mvuga bimwe by'ingenzi. Icyo naheraho ni mu novisiya. Novisiya wari umwanya ukomeye cyane mu buzima bwanjye nk'umuyezuwiti, kubera ko niho nakoreye imyitozo ya roho cyangwa se exercice spirituel de 30 jours. Nakoze uwo mwiherero w'iminsi 30 umfasha koko kwinjira mu buzima bwanjye no kureba umubano wanjye n'Imana no kwimenya kurushaho. Uwo mwiherero watumye nkunda Imana kurushaho, utuma koko mfata icyemezo cyo gukomeza cheminoma muri umuryango w'abayezuwiti. Mu novisiya hari na experiment twajyaga dukora. Experiment ni nka stage pastoral. Banyohereje gukora mu bitaro by'Inemba, nakoreyeyo ndi nk'umusosiyari. Noherezwa ni Burundi, hari centre bita Akamuri y'abana baba autiste. Ubwo rero naho hagiye hama indi exposure, hareba ukuntu hari abantu bababaye muri iyi si, bintera no kugira iyo compassion, kuba hafi y'abababaye. Izo nizo experience za mbere zankoze ku mutima cyane. Indi experience navuga, kugenda twiga mu bihugu binyuranye. Urumva nabaye za Zimbabwe, njya muri Tanzania, njya muri Kenya, njya muri Amerika. Buriya no kugenda nabyo ni ishuri. Uragenda ukareba uko abandi babayeho, ukareba imico yabo. Ndetse naho nigaga twabaga twiga turi abayezuwiti baturutse hirya no hino. Hari abayezuwiti bo muri za Ghana, muri Afurika y'Epfo, Zimbabwe, Kenya. Donc uhura n'abantu nyine bavuye imihanda yose. Ubwo rero navuga ko byamfashije kumenya kubana n'abantu baturutse hirya no hino. Ni ikintu gikomeye nakuyemo. Indi ngabire ikomeye navuga nagize muri formation yanjye, igihe cyo guhabwa ubupadiri na nyuma yaho. Maze guhabwa ubupadiri, birumvikana natangiye gusoma misa. Iyo rero ntegura inyigisho cyangwa se ndi gutanga retraite nziha abiyeguriye Imana cyangwa groupe zindi z'abarayike, nabyo byagiye binkora ku mutima. Hari abantu bajya baza muri direction spirituelle nkabagira inama, cyangwa se nkabaza mu isakramento rya penitensiya. Ibyo byose nkora muri pastorale yanjye nk'umupadiri byagiye binkora ku mutima mu buryo bukomeye. N'amasomo rero nagiye niga, ari filozofi, ari teoloji, ari education, nayo yamfashije kumva umuntu mu buryo bwimbitse. Nayo ni experience ikomeye nagiye ngira. Hari byinshi rero navuga nagiye ngira muri experience iyi myaka yose nakoze. Ikindi nayo nibagiwe cy'ingenzi ni icyerekeye uburezi. Nabwiye ko nayoboye ishuri rya Saint Ignace kuva mu mwaka wa 2016. Iyo uri mu ishuri rero nk'umuyobozi wiga byinshi. Wiga kubana n'abana, ukiga kubaba hafi, ukiga kubatega amatwi, ukareba uko bagenda bakura. Hari nk'abo nakiraga mu wa mbere, nkabona ukuntu agera mu wa kane yarahindutse, yarabaye umuntu mukuru. Byampaye ibyishimo byinshi rero. Izo rero ni zimwe muri experience navuga ubu ngubu nagiye ngira muri iyi myaka maze muri formation. Ibintu byangoye muri runo rugendo navugamo nk'ibintu nka bitatu. Icya mbere ndibuka njya muri Zimbabwe muri filozofi mu mwaka wa 2006. Ni cya gihe hari crise muri Zimbabwe. Ngira ngo bibuka crise economique muri iyo myaka 2006 2007 gutyo. Hari hagoye kuhaba rero. Wajyaga no mu ma supermarché ukabona nta bintu birimo.
donc byasabaga nyine kuhaba wifunze umukandara. Byarangoye ariko ntabwo nari njyenyine, hari n'abandi dusangiye experience. Nicyo kintu cya mbere navuga cyangoye. Ikindi cya kabiri cyangoye ni urupfu rw'umubyeyi wanjye, papa. Papa yapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2013. Byarambabaje kubera ko donc sinari mu Rwanda, sinabashije yenda kumubona muri ayo mezi ya nyuma ngo mube hafi mu burwayi bwe. Byarambabaje rero. Noneho haburaga n'imyaka 2 gusa ngo mbe padiri. Nk'umuntu rero naravugaga nti byari kunshimisha byibuze yabona ubupadiri bwanjye, ariko umuntu nyine atekereza ibye n'Imana nayo ikagira ibyayo, narabyakiriye. Ikindi navuga cyangoye nkigera muri Amerika mu mwaka wa 2019, nagezeyo ntangira kurwara birangora, ariko abaganga baza kumfasha, bampa imiti y'ibijyanye na diabete. Byarangoye pe, byarangoye muri iyo myaka, kuko ndibuka nigeze kujya no gusoma misa ahantu nikubita hasi kuri altari. Ariko nagiye niyadapta avec le temps. Ubu ngubu rero meze neza, Imana yampaye imbaraga zo kwihanganira ibyo bigeragezo byose nahuye nabyo. Nta muntu umwe rukumbi navuga ngo niwe utumye gusa ngera kuri aya masezerano ya burundu, kubera ko ntabwo ari umwe, ahubwo n'abantu banyuranye nagiye mpura nabo muri formation yanjye bagiye bamfasha. Abantu ba mbere navuga rwose bamfashije kugera kuri uyu munsi nibo abapadiri batumye ngira n'uyu muhamagaro. Babapadiri babaga muri Kristus mu myaka yo muri 1996 97 gutyo. Bamwe nahoze mvuga ba Padiri Octave, Padiri Karekezi, Padiri Tito Mutemangando, ba Padiri Gasenge, Padiri Theoneste, Padiri Mudenderi na Musenyeri Alexis Habiyambere. Abo bapadiri rero nibo babaye n'imbarutso rwose iyi vocation yanjye, kubera ko n'ubuhamya bw'ubuzima bwabo bwatumye niyegurira Imana. Nibo ba mbere rero navuga ko nshimira, kuko bampaye urugero rwiza, batuma nanjye ngira iyi nyota yo kwigurira Imana. Abandi rero nshimira n'abagiye banyobora muri formation yanjye, nko mu novisiya navuga cyane cyane Padiri André Buyo, niwe wari perimetre wanjye, na Padiri Gasigwa Fabien yari Socius, ndi mu novisiya. Nabo bampaye urugero rwiza, bituma ngira inyota yo kwiha Imana. Hari n'abagiye banyobora hirya no hino, nka Padiri Amadeus Shirima wanyoboye muri filozofi i Harare, na Padiri Makuru Simon. Hari na Padiri John Gansa wanyoboye muri teoloji, ndetse naho nakoreye Regence Dar es Salaam. Naho abapadiri twabanaga nka Padiri Binamungu Mukasa na Karongo Buberwa bagiye banyerera imbuto nziza. Aho nagiye kwiga naho muri Amerika, nahuye n'abasuperieri beza. Hari umupadiri witwa Tim Godfrey na Patli, bambereye nabo abapadiri beza rwose, abayobozi beza b'icyitegererezo. Ubwo rero navuga ko abo nshimira bamfashije kugeza uyu munsi, banyubatse, bampaye urugero rwiza, n'abapadiri banyuranye nagiye mpura nabo muri iyi sheminoma yanjye. Ingabire idasanzwe nashimira Imana, Imana yampaye kugeza uyu munsi, navuga ko ari ingabire ya adaptation. Muri formation yacu y'abayezuiti, nk'uko nagiye mbivuga, ntabwo tugira stability. Nimwe uba uri hano
ejo bundi bakakohereza ahandi, uyu munsi ukaba uri mu Rwanda, ejo ukajya muri Amerika, ukavayo ukajya i Brazzaville. Bisaba rero kumenya kwiyadaputa vuba, utiyadaputa vuba byakugora. Iyo rero niyo mpano ya mbere navuga Imana yampaye, kwiyadaputa. Indi mpano navuga Imana yampaye ni ukumenya kubana n'abantu banyuranye. Nk'uko nabivuze, nagiye mba ahantu henshi. Iyo ubanye n'abantu bo baturuka hirya no hino, umenya n'imico yabo, ukamenya uko ubana nabo, ukamenya uti niba mbana n'Umutanzaniya tugomba kubana gutya, ibimukomeretsa ni ibi, ibyo ngomba kwitwarikaho ni ibi. Kumenya kubana n'abantu banyuranye. Indi ngabire rero Imana yampaye cyane cyane nk'umupadiri ni ugutega amatwi. Gutega amatwi abaje bangana, nkabumva, nkabakira. Ikintu nifuza kugeraho mu buzima bwanjye buri imbere ntago gitandukanye cyane n'icyatumye n'ubundi ninjira mu Bayezuwiti, ni ukuba umupadiri mwiza. Umupadiri mwiza ufasha abakristu, ubereka inzira y'Imana, ubatagatifuza, ubaba hafi. Numva rwose ibyo naba nkora byose, haba ari muri ekonoma, haba ari ukujya mu burezi nkigisha, haba ari ukujya muri centre sociale cyangwa gukora muri paruwasi, ikintu numva rwose nshaka kugeraho gikomeye ni ugutanga urugero rwiza, kubera urugero rwiza abandi, nkabereka Imana. Nicyo numva ngamije, ni nacyo mparanira n'uyu munsi. Isomo rikomeye ry'ubuzima nakuye muri cheminoma yanjye ni uko iyo Imana iguhamagaye, iguha n'imbaraga zigushoboza. Nagiye mbabwira urugendo rurerure nagize muri uyu muryango w'Abayezuwiti. Hari igihe umuntu ahura n'ibimuca intege, nk'uko nagiye mbivuga, nk'urupfu rw'umubyeyi wanjye papa, cyangwa se n'izindi obstacle umuntu agira. Ariko nagiye mbona yuko iyo Imana iguhaye umuhamagaro, ntabwo ikurekura ngo ikujugunye. Oya, igora hafi. Iyo yiyambaje, haba ari mu byiza, haba ari mu ngorane, Imana muragendana, ikuba hafi. Ubwo rero isomo niyize rikomeye ni uko Imana ntigitenguha uwayikurikiye, iduhora hafi, iragushyigikira kugeza ku ndunduro. Niryo somo nize. Uwambwira ngo mpinire nk'ubutumwa bwanjye nk'umupadiri mu ijambo rimwe, navuga serviteur. Umupadiri ni umugaragu, ni umugaragu wa Kristu, ni umugaragu w'abantu. Icyo ashinzwe ni ukuba nyine au service des autres, kwegera abandi, ukabafasha kubona Imana, ukabafasha kubaherekeza. Ijambo rero rimwe navuga nk'umupadiri rinyobora ni ukuba serviteur, umugaragu.